kitwa Shabunda kari bufatwe. N'ubuhanuzi ngo uhanuriye ntasinze ntanyoye, si kubw'amafi. Yesu niwe wabwiye Simoni ati si inyama n'amafi ni data uguhishuriye. Shabunda iri bufatwe, icyo kibabera ikimenyetso, n'ubutumwa bwihutirwa. Ingabo z'abarundi zicunze ibirombe bya Neva cyangwa se by'abajenerali bahagarariye urugamba muri Shabunda, by'umwihariko muri Uvira. Aka gace abahacungereye mwitegure kuhakurwa na M23 igiye kubirukana. Inyungu Neva arabazitakaje, ubwo ararira nk'agahinja ari burire kandi adafise umuhoza. Ariko pole koko ni ikibazo cyo mu mutwe. Niwe ejo yahoze amurika ko afite amabuye y'agaciro, ariko ngira ngo abene gihugu bararira kuruta ibihugu bitanayagira. Ngira ngo ni nk'umuntu ukuratira inyama cyangwa akakuratira ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ushonje. Ni nkako nabyita, ariko Imana ibazaniye ubutumwa bwihumure muri uku kwezi kw'icumi, yego, kandi bw'umugisha vraiment. Ni ukuvuga ngo ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kongo harimo n'ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zo zigiye gutsindwa, kandi mu gutsindwa ziri butahe zimwe, izindi ntizizataha, izindi zizahunga, izindi zizishikana mu maboko ya M23. Nubwo yenda se abarundi batazabyemera, ariko bazabyemera kuko izi zizaba ari nyinshi. Kandi ibyo nkubwira nakubwiye ko atari itaba, atari urumogi, nta n'ibindi bindi dupanga cyangwa tugura, ahubwo amakuru arizewe 100%. Nagira ngo nkumenyeshe ko Evariste Ndayishimiye n'ubundi nawe ari mu mazi abira, ari mu mazi arira. Kisekedi yamuhaye amahera menshi, ndetse amwizeza ko azafata igisirikare cyose n'igihugu cyose uhereye mu basokuru kwa Rushashi, intare Rushashi, yamara agasubiza Kongo ubusugire nk'uko muri Somalia babigenza. Ni Somalia ni Sudan, ni Somalia, ko abarundi bajya muri Somalia, abanyarwanda bakajya muri Sudan. M23 yabaye ibamba, ibagaterera nzamba, ibakayobera bahinga ku gisoda cy'u Burundi. Gisoda cy'u Burundi suko kitazi kurwana, suko impamvu ya mbere. Ndaje nkomeza ubuhanuzi. Hamwe kirashonje, handi cyambaye ubusa, handi gihembwa make, ahandi ni muri ceceka. Abasirikare bagira discipline, baba mu buzima buri ceceka. Niba ikiro cy'inyama kigeze mu 50,000, musoda akaba atahaha ikiro cy'inyama mu rugo iwe, umwaka ugashira abana be cyangwa umugore nta nyama baguriye, kandi nawe yarababyaye ari umubyeyi nk'abandi. Nubwo ari abasirikare n'ababyeyi nkatwe twese. Imana idutabare. Neva ko mwabonye uhoraho amanura umurwa wa Babuloni, niko ubutegetsi bwe bugiye kumanuka, niko bugiye gukonkoboka bwikubite hasi nk'igira imenetse. Nta kinyoma kirimo, nta n'igihuha kirimo. Uko mwabonye Uwiteka yahanaguye akarimbura Babuloni, niko ubutegetsi bwe busandaye nk'igi, kubera ko yarenze umurongo utukura. Igihugu cyinjiye mu mazi abira, kiri gusoma nturi, cyanyweye akanye n'adakanye. Ngira ngo rero Imana yambwiye ngo yafashe decision mu ntara zose. Imana yambwiye ngo yohereje marayika wo kurwanirira bene igihugu Yesu Kristo yabambiwe. Uwiteka yambwiye ngo abarundi mu ntara zose aho muhagaze, abari hanze, abari mu gihugu, Imana yambwiye ngo mbatangarize ibahaye ubufasha, 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 ubufasha. Amaso yanyu agiye kubona Imana itabara, amatwi yanyu agiye kumva ibyiza, ndetse ikiganza cyanyu kigiye gufata Kanani. Atari ibingibi babamurikira amabuye y'agaciro. Imana yabahaye umugisha mu butaka cyangwa mu ivu, ibaha umugisha mu nyanja, ibaha umugisha w'ikirere, ibaha umugisha wo kwitwa izina rimwe, muba umwe, mu mahera amwe, mu rurimi rumwe. Mugabo shitani ibatega umutego w'ubuyobozi,
buyoborera mu nyungu z'umuntu umwe umwe no gutinya gutakaza imyanya y'icyubahiro, bakanga guhana, bakanga kwirukana, bakanga kwica, bakanga ahubwo bakarenganya abantu, ahubwo abantu banabihomberamo n'abantu n'ukuri baba badakwiye no kubirenganiramo. Wo shima buno ubutegetsi bubi nibwo bukwiye kuba buryozwa ibyo byose. None nk'umuturage hano hari abarundi baba barira nyine aribo ba Rabi, Rabi ni wa munyamakuru ngira ngo n'abandi baba barira ubukene, ba Shimanda n'abandi. Abo bose bari kurira ubukene mu busanzwe bo nta kibazo nge mbabonamo, kuko ibyo bari ushonje wese arataka ararira, ubabaye wese ahura n'ibyo byose. Mugabo ukibaza ukavuga ngo eske niba gutaka k'umurundi hari bupfa abo bari gutaka cyangwa abo bari kuvuga cyangwa nibi nanjye ndi kuvuga, ubundi mu busanzwe jewe nkwiye kuba nicwa, fungwa, nyuruzwa ku mpamvu z'ibyo navuze biri byo? Oya, hakwiye kunyuruzwa mwebwe umwene gihugu yatoye, ukagenda muri vewiti, ukaba ufite inzu nziza, ukaba wowe utarabura igitoro n'umunsi n'umwe, utarabura amahera mvamakungu n'umunsi n'umwe, wikoreramo nta bariyeri n'imwe, nta sitopu, nta cyapa cyo mu Burundi kibatangira, nta bariyeri n'imwe ibahagarika, nta ubasaka, abana banyu nuko, imiryango yanyu nuko. Habura iki ngo mufasha bene gihugu nabo bagire akazoza n'iterambere? Mugabo rero kubera ko yenda tuba tuvuze ibintu mudashaka, ndaje yenda nyina ko nakwitambitsemo, usanga kenshi na kenshi abantu mugorana murusha ku mpamvu z'uko ngo tuvuze nyine ibyo byari amabanga yanyu. Hano rero Imana yambwiye ngo yagukuye inkoni mu biganza yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, kandi Imana yamaze guhagarika muvoma, activite, circulation zose ikigiye kwibonekeza cyangwa se ikigiye kugaragara no kwibonekeza nukuvaho kwa Evariste Ndayishimiye n'umugambwe CNDD-FDD hakajyaho umwami Dawidi. Yenda se nubwo abantu nyine tubivuga, umuntu akabyumva muri Bibiliya akananirwa kubyumva ko Imana itabaye u Burundi, kandi u Burundi ntimukabukopare n'u Rwanda ngo mubukopare n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. U Burundi bufite umugisha w'abarundi. Harimo abantu bahita bavuga ngo dore u Rwanda ngo rwubatse ibirugeza aha, ngo Burundi ngo bwo nta kigenda ibi n'ibi bino ya. Nimurebe Burundi, mu Burundi mu masezerano y'u Burundi n'umugisha w'u Burundi, murebe u Rwanda mu mugisha w'u Rwanda n'abanyarwanda. Ntimukabiringanize, nta nureshya n'undi, nta nuhuza n'undi, kira mutu na kikapu cyake. Rero ijuru rye ryambariye rirambwira ngo muyaga nk'ubu ugiye kongera ubure, amazi agiye kongera bure, imiti mu bitaro igiye kongera ibure, indya zikongera zizimbe, abanyororo bagiye kwicwa, abantu bagiye kunyuruzwa, abari mu mahanga bagiye gukoma induru, abari mu gihugu bakoma induru. Ni ukuvuga hano mugezi y'umwana arira nyina ntiyumve. Amahera agiye kuba agayobera abahinga mvamakungu n'amarundi, ibintu bizaduga cyane, kandi ibyo byose ikibiteye ni ingwano. Ibyari nk'ibyoroshye bigiye guhuhuka. Ni ukuvuga ngo abagore, abakobwa, abigeme, ugwaruka, urubyiruko, hano hagiye kwibonekeza urugomo rurenze ukwemera. Mama 23 gufata Uvira kwayo shuti yanjye ni umwaku ku murwa mukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Neva yaradisiye yanga kuvaho, ariko Imana yirahiye ngo igukuyeho wa mupapa we,
rwose ejo hari uwanyandikiye muri komenti arambwira ngo ese ngo nzigera mba na musitaneri cyangwa na nyumba kumi, oyaye sinzigera mba n'umudandaje, akazi gakora uzi kubara, sinzigera mba rwose indongozi cyangwa se umuyobozi mu gihugu cyanyu. Genda umuvugabutumwa, genda umuhanuzi. Harimo rero abavuga ngo warahanuye nanone biratinze, oyaye Yesaya yarahanuye birasohora, Yeremiya yarahanura birasohora, none jyewe uje ukubwira uyu mwaka muri uku kwezi aho ninjye watinze? Uzagende wihanishe Yesaya ibyo yahanuye, Yeremiya n'ibyo abandi bahanuzi bahanuye mbere yanjye, byagiye bimara imyaka irenze umwe. Mugabo jye nkubwiye ko ubu buhanuzi hano ndi naburahirira, nabwemanga, ni ubuhanuzi bwageze ku rugi. Icyo nge ndi kurwanya nabasaba gusenga, musenge ntihaseseka amaraso, ariko kuvaho kwa neva ibyo sira decision, ntabwo Imana yisubira, ntayo wasenga, ntacyo wakora ngo neva gume ku butegetsi, ibyo ntibishoboka. Hano rero ni amakuru nakubwira, naguhamiriza ngo biguma byoroha, birabuko nyine. Neva afite ubwenegihugu bw'ibihugu bitatu, no guhunga ntabwo azabishobora, kandi we azi ko azahunga, muri we azi ko ashobora guhunga bikamuhira, ntabwo uzahunga rwose. Ahubwo bunyoni niwe uri ahantu habi, buno umwami Dawidi ari gukomanga, ingoma y'umwami Dawidi iri kudodora, kandi ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, n'iyo amaboko y'abantu ananiwe, ngo Uwiteka bagiye gukora. Buno abantu basa ngo n'abatuje n'abari mu gacerere, ariko nagira ngo nkubarire, nagira ngo nkumenyeshe ko umukama Uwiteka Nyiringabo Imana agiye gukora ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza mu gihugu cy'u Burundi. Rero reka ariko tubandanye hano, tunyuzamo ubuhanuzi, impuguro, kujya inama no gusobanura ikintu kugira ngo ntabazwe ibintu byinshi, ariko nanone na nimero tuyishyiraho ibyo udasobanukiwe kugira ngo tubashe kugufasha. Reka rero tera agatebe dukomeze, ntabwo duhanura muri nza, igihe niki ngo Uwiteka mumubone. Rero intambara bunirisha Bunda ndetse n'utundi duce dutandukanye. Intambara ni ingwano, ingwano ni ingwano, imbunda ku yindi, inkota ku yindi, ubuhiri ku bundi, ishoka ku yindi, mu mashyamba ya Kongo. Ntabwo byahagaze, nubwo jye ntari kubivugaho si cyane, kereka iyo bibaye ngombwa. Mugabo nakumenyeshaga ko nta ryarenze, ariko kuri kuburara kubabuza yo kuriha inzu ku muntu ugowe ryarenze. Uwiteka niwe mutabazi. Mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, turirimbe ya ndirimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Ubuhanuzi ntabwo ari intekerezo, ntabwo ari ide zanjye, ahubwo nagira ngo wumve ubu butumwa, kandi wowe tubana buri munsi ndagushimiye. Ni ukuvuga ngo nk'uko ejo nababwiye ngo muri uku kwa 10 dutegerezwa kubona ibi. Ubwo butumwa bwatambutse ejo, stabwo yenda se wasanga unaje uri mushya, ariko ubu tuvugana Shabunda iri bufatwe, mama 23 iri buhafate. Mu kuhafata irabigiye no gufata ikibuga cy'indege cya Pinga. Mu gufata iki kibuga, Uvira yose muhite mumenya ko ubwo cya kirunga nababwiraga ku mugoroba mbabwira ngo kigiye kuruka, mwitegure kuruka kwacyo. Akaga kibonekeje gashobora no kwibonekeza nababwiraga cyangwa se ndi kubabwira, nuko hagomba gupfa abantu benshi cyane, bagahona, bagatikira, bagahona. Amakuru dufite yizewe nuko aha muri Shabunda hari ibirombe 3 bya neva, cyangwa se by'uyu perezida w'u Burundi,
cyangwa se inyungu zari zihari muri ibi by'amabuye y'agaciro muri Shabunda. Izi nyungu yari ahafite zigiye gutakara. Kurwana cyane kw'abarundi ahanini ni inyungu za perezida, ni inyungu z'abasirikare bakomeye, ariko zitari bugere mu bene gihugu. Buriya Ububirigi bwaribye, ubwaho ndaje nkomeza ubutumwa, burya hari ikintu ujya kuvuga ukabanza kugisobanura kugira ngo komenti zibe nkeya zo kwibaza ibintu, ariko ndaje mbandanye ubutumwa Imana yampaye ngomba kubabwira. Ariko ndagaruka ku butumwa bw'uku kwa 10, ntabwo ndi burenga ukwezi kwa 10 kw'ibigiye kuba. Ndagaruka kuri iyi ntambara rero, ubwo ni nayo hano ndi kusobanura kugira mbone uko mbandanye ibigiye kuba i Burundi, n'umurongo nabonye utukura perezida yarenze, ni ukuvuga ngo amazi yarenze inkombe, drone zamaze kurira ikirere. Yego, muri Shabunda ndetse ahangaha muri Uvira mu mashyamba yaho, ariko by'umwihariko iyi karitsiye iraba nk'ikimenyetso kibabwira ngo Barundi kazi, jye sindwana yo murantonga, ariko nkubwije ukuri iri bufatwe Shabunda. Nimara gufatwa n'aba barwanyi ba M23, abarundi barasubira inyuma. Ibirombe by'abasirikare b'abarundi ndetse na perezida M23 irabishimuta ibibohoze. Ni ukuvuga ubutunzi buhari bw'amabuye y'agaciro bugiye kujya mu maboko y'abarwanyi ba M23. Babagwizatunga bose bo muri Katari n'ab'Uburayi n'Amerika n'ibindi bihugu nk'Ubushinwa, ufite imari ni uyobokane nawe mu bishuti. Ni ukuvuga ngo ingabo z'abarundi buno mpamenya ko ziri muri opozisiyo nziza yo kurwana, kuko zibyiteguye igihe. Yendi Goma baratunguwe, Bukavu baratungurwa, n'ahandi za Warikare, za Masisi, za Sake baratungurwa. Noneho hano rero tugiye ese naho baratunguwe, hariya dusipoze ko bari bake, dusipoze ko n'ibikoresho byari bike, ese naho biraza kwitwa ko byatunguwe cyangwa se byatunguranye? Nge siko mbibona, sinako nabihamye. Ahubwo buno koko urebye nk'umushahara abarundi bahembwa mu rugamba nka ruriya ni muto cyane, kuko n'amagara yabo bari kujya gusesa, amaraso yabo bari kujya kuva, n'ubuzima barimo burababaje. Bafite imbunda ziri munsi y'izo Ukraine ifite ihanganye n'Uburusiya, kandi imbunda zishaje mwese muzi ingaruka yazo, n'imbunda ibigoye zihambirije imishipiri. Urumva yenda ibyo simbigarukaho cyane. Rero Shabunda irafatwa, niyo makuru nguhaye. Shabunda irafatwa n'abarwanyi ba M23, ni bamara kuyifata ndetse ubwo Pinga, iki kibuga cy'indege nacyo gifatwe, ubundi ahasigaye Uvira yose bongere biruke bahungire i Bujumbura, gukururira akaga abarundi no guteza akaga igihugu cy'u Burundi. Ariko ugikururiye akaga ni Evariste Ndayishimiye, kuko Neva asa n'umuntu ureba hafi cyangwa udatekereza cyangwa utiyumvira cyangwa se utareba kure, kumvo z'uko nuza kwitegereza ukareba. Yenda kaze nkushyiriremo aka video ukarabe witegereze. Burundi bufite amabuye y'agaciro y'ubwoko bwose, kandi rwose hafi y'intara zose bafite amabuye y'agaciro, ariko se bibamariye iki? Neva wabonye ayacukura, nkabakura ibiraya, nkabimbura ibijumbu, nkabimbura ubuyobe, nkabimbura amamesa. Bimariye iki umwene gihugu wabonye amakamyo ageze muri 7 yuzuye inzahabu? Bimariye iki umwene gihugu wabonye Evariste Ndayishimiye yahagarariye sitoke ya sare nini yuzuye amabuye y'agaciro, ariko umwene gihugu akaba nta gitoro yabona, uburezi bukaba budahari,
iby'ubuvuzi bikaba biri hasi, korera ikaba yamaze abantu nta mazi abenegihugu babona muri Bujumbura iri mu kato, ndetse bikarenga ibyo ugasanga ibihugu nk'ibi duturanye byose byahinduye Uburundi nka Somalia, nka Sudani mu itangazamakuru, ndetse si n'ibyo duturanye n'Uburayi na Amerika, bose abanyamakuru baho iyo bagarutse ku Burundi no kwifata ku itama bakumirwa bagashoberwa. Nibyo umuntu akibaza rero ngo eske niba koko Imana yatanze uwo mugisha, ko amabuye y'agaciro ahenda, mwese ko muzi ikiro cya zahabu ayo kigura, ko muzi nibura akitorosi imwe, niba akitorosi imwe yuzuye toni 60, iriya kontineri ijyamo toni 60, reka tubare ko harimo toni yenda se yikoreye ivanya ijyanye aha 20 na zagenwe na moteri, cyangwa se 30 na, fata imodoka 10, bakubwiye ko igihugu cyose cyuzuye amabuye y'agaciro, bakubwiye ko impande zose hari amabuye y'agaciro. Libya yari ifite ayo mabuye ikagira na peteroli, umuturage wayo Kadafi bataramwica muzi uburyo yarabayeho. Ibindi bihugu bitarihaya, bitaragaragaza ko bifite inzahabu n'ibindi, abaturage babyo murebe uko babayeho. Ese Uburundi habura iki kugira ngo nabwo uwo mutungo kama bufite ibindi bihugu bitagira, abenegihugu nabo babone amahoro, babone n'umugisha? Umuntu rero akibaza ngo eske Evariste Ndayishimiye we ni inyungu ze rwose pe, na biriya mpamya ko arishorera mu Bushinwa bajye kuverifiya, ashoreye n'ahandi baverifiye, ndetse bishakishirize ukuntu batera imbere, ubundi bababwire bati mwebwe nimwihangane 2040 muzaba mwifashe, 2060 muzaba muteye imbere. Ariko twebwe byaraheze, twebwe twateye imbere. Urumva rero icyo nibazaga ni iki kandi ni nacyo n'undi muntu wese yakibaza abaye afite ubwenge butekereza. Niba nge wandatira ibyo kurya ariko ukaba uzi ko mburara, ukandatira ibyo kunywa ukaba uzi ko inyota inyishe, utaniye he n'uwanyicishije iyo nyota cyangwa n'inzara? Ko ahubwo uri n'umwicanyi, ko mufatikanyije n'uwo ngo wabanyicishije inzara. Barundi barataka, Barundi barashonje, Barundi bararira. Ese habuze umwizigirwa washora amabuye mu mahanga ngo amahera avuyemo, niba intara cy'ibitoki ubutare buvuyemo bushobore no kuyifasha, ibona amazi, ibona igitoro, ibona umuyaga nkuba, niba intara zose zifite ubwo bushobozi? Nicyo gihingwa gihari kigaragara ko cyabaho iterambere ryihutirwa kandi ryihuse. Tirirare yose bakayimbura neza, iyo yabera Uburundi umugisha w'uko umwenegihugu nawe yavuga ngo navukiye mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki. Leta se yakabaye itoza ikori, ikaba iri gusaba abenegihugu amahera yo kujya mu munsi mukuru kwigina itsinzi, kandi hari amabuye angana uko? Ese niba amabuye ataba ahagije angana kuriya, niba ibintu byose mwihaya Uburundi bufise mukotorora, mujejwe, muhabwa ku buntu, bikaba ntacyo bibamariye, ubundi ubwo ikibazo cy'ubukene gihari ni icy'imitekerereze y'abategetsi bari ku butegetsi. Simpamya ko ari umuvumo wundi, simpamya ko ari ubatobera wundi. Ubwo iyo ibintu bitobamiye mu isoko, ntabwo wavuga ngo ndajya kubihumanura mpereye, uheraho mu isoko. Niba perezida bidapanze neza mu mutwe wiwe, nta handi mubishakira, nta n'ahandi byakirira, nta n'ahandi byazukira, ni kwa perezida nyine, aho nyine byakwamiye, byapfiriye. Munyemerere rero ndirimbe gatoya nindangiza nkomeze. Yego, icyo kiyago ihese nguwiteka wintarura mu mpagarara, ngo bishyiraho datari muganyira ibyo nkenye byose, mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima.
mutima, tsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nogeza ibihe byo gusenga. Niringiye bwa buntu bwe nogeza ibihe byo gusenga. Guhora senga Uwiteka bijya bimara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mw'ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Guhora senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nogeza ibihe byo gusenga. Shalomu shalomu, ndakugumbiriye mu izina ry'Umunyanazareti, ndagaruka mu muhezagiro nifuza ko Imana yaguhezagiramo nanjye impezagira. Umwigisha n'umwigishwa twese turi imbere ya papa ari we data, mana Aburahamu na Isake na Yakobo. Ndagaruka ku ijambo gusenga. Dushobora kuba dusenga nabi, dushobora kuba dusenga neza, ariko hano ndagaruka mpamye ko dusenga nabi. Ninkuvuga cyangwa nivuga, wowe aho witora gutsindwa n'ijambo ry'Imana niho hakureba, ahatakureba ntabwo nyine haba hakureba. Ni indorerwamo rero ijambo ry'Imana twireberamo kugira ngo tubone aho dusa nabi twiyoge, nitubona dusa neza amen tubishimire Imana. Umukama ahabwe icyubahiro. Ndagaruka rero nibaze kuri iyi ndirimbo nari ndi kuririmba ngo ibihe senga Uwiteka, KRNF mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turaza turebe Esiteri wasenze umumara amasengesho yamugiriye, turaza turebe umwami Yesu wasenze amasengesho umumaro byagize, turaza turebe abasenze bose Bibiliya ivuga mu isezerano rya kera n'isezerano ry'ubu. N'umukobwa wa Yefuta yarasenze. Eske gusenga kuki kwaranzwe n'ibikorwa byiza n'imirimo myiza, ahandi bikagaragara ko byanze? Karorero, abigishwa hari aho basenze biranga, ariko hari n'aho basenze biremera. Uyu munsi wa none ndi intumwa, ndi umushumba, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Marite Habiyambere. Ndahamya neza ko amasengesho ari intwaro Imana data yaduhaye, Yesu ayisinyaho ko bikora, kuko
ngo tuzasenda tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Niba kuvuga izina Yesu iyo urivuze mu kuri bigira umumaro bikagira n'inyungu, ese iyo nyungu iyo uvuze izina Yesu urayibona? Ese uwo mumaro urawubona? Kwatura Yesu ko ari umwami n'umukiza, cyangwa se kumwizera mu kuri no mu mwuka, hama tugasenga data mu kuri no mu mwuka. Koko urumva iri jambo rivuze iki? Iyo bavuze ngo gusenga ni inyungu umukristo akwiye kubona. Ntabwo ndi bwigisha ibyo nigishije ubushize nababwiye ko gusenga ari ukuganira n'Imana, noneho turebe ikiyago mugirana rendi maridi merekeredi, bityo nyine iminsi yose uhora wamusenga. Reka turebe rero noneho inyungu umuntu abona mu gusenga n'igihombo umuntu agira iyo atasenze. Turahera kuri Esiteri wasenze neza, aza kugira umugisha, abona inyungu nyinshi yo gucungura igihugu cyose. Imana igiha umugisha kandi Imana iragitabara igihugu cyabo, itabara ubwoko bwabo, ariko ubwo ni nk'igihugu cyose. Ni abenegihugu bose ba Isiraheli batabariwe rimwe ku bw'amasengesho ya Esiteri. Yego, aya masengesho yari meza, niyo mpamvu n'ubu tuyagarutseho. Ese mu Burundi haracyari abanyamasengesho nk'abo bashobora gucungura igihugu cyangwa ko kukirokora? Ese mu Rwanda haracyari abanyamasengesho nk'abo bashobora gucungura igihugu cyangwa kukirokora? Umugabane wacu wa Afurika uracyafite abanyamasengesho bashobora gukora umurimo w'Imana ku rwego rw'uko bavuguruza itegeko ry'umwami, cyangwa se bakarihindura, cyangwa se bakarisinyura. Eske bo basenga uko tudasenga? Imana basenga si yo dusenga? Umwami si umwe, Imana si imwe. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri. Uyu munsi twe ntituri mu buja bw'abantu mu buryo busanzwe ngo tube abanyage, ariko harimo n'abari abanyage nk'abari muri Aziya, muri Omani, muri Arabiya n'ahandi hatandukanye, ndetse no mu mazu y'abantu imbata n'abandi. Mu buryo butandukanye harimo abantu bakifite ubwo bubata busanzwe mu buryo bugaragara, ariko noneho hari n'abari imbata za Satani. Ese ubu bubata amasengesho yawe cyangwa yanjye ashobora kugukuramo? Munsi ibintu byawe biziritswe no kuba udasenga neza, biranabohorwa no gusenga neza. Ese hari icyizere mu rugendo rwawe ko hari ukuvugurura amasengesho cyangwa njye tugasenga neza, ibintu bikagira urutonde, ibintu bikaba bifite umurongo? Ese twiringire tuzirikane ko akazoza kacu mu mwuka kari bugire umumaro, kuko Esiteri yakijije ababohora abo. Yesu abohora isi yose, uwo ni umumaro twese twagiriwe, ni ubuntu tubona, ni urukundo rw'Imana tubona. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi, ese uyu munsi cyangwa se iyi saha cyangwa se uyu munota, niba nta cyizere gihari cy'uko uzasenga neza, nta n'icyizere gihari y'uko uzigera umenyana n'usenga neza ngo akwigishe gusenga, uzisengere, cyangwa se umwigireho, cyangwa se anagusengere bikunde, ibyo bintu byose n'izo nzira zose niba zidakunda, umukiranutsi arakora iki? Gusenga niyo mbunda ishobora kurasa abasirikare bari opozisiyo ku buzima bwawe. Gusenga niyo ntwaro usigaranye, ni nayo ufite yo kurokora ubuzima bwawe, kuko leta hari ibisubizo igira, hari n'ibyo itagira, abaganga hari ibisubizo bagira n'ibyo batagira. Ngo umwitozo w'umubiri ugira umumaro muri bike, ariko umwitozo wo kubaha Imana ugira umumaro muri byose. Uyu munsi wa none, niba gusenga kwawe, gusenga kwanjye, eske byakica, byakiza? Niba gusenga kwanjye imbunda yawe itarasa ibyica, ntirase n'ibikiza, ese imbunda yawe yitwa gusenga ntihaba harimo pani? Cyangwa ufite inkoho itagira amasasu? Mu busanzwe iyo umuntu afite imbunda aranatinwa,
aratinywa, umuntu ufite imbunda akambara iniforume baramutinya, n'umukozi w'Imana. Niyo mpamvu hamwe abantu baradutinya, ahandi bakatwubaha, kimwe muri ibyo. Ariko nta kukumenyera kubaho koko uba ufite akanwa gahesha umugisha, ndetse biramutse bigoranye haba hari n'akanwa gashobora kugutabara, nk'uko Eliya yavuze ngo isi niyasame, byari biturutse mu kanwa gasenga Imana, kuko yabanaga n'Imana. Nk'uko icyo kanwa kanyu kazabohora nuko nyine n'icyo kazaboha nuko nyine. Mu busanzwe rero Eliya n'abandi batubanjirije bose bari abantu nkatwe, kandi ibyo byarashobokaga. Ku Mbabazi TV 3 turi kwigisha abantu, ariko mu minsi iri imbere yenda tuzajya live online, tubyagure, dutumire n'abantu, hama dusenge, hama twigishe, kuko twigishije kwizera. Amasomo tumaze kwigisha hano ngira ngo ni menshi. Wowe ubana natwe, kereka bibaye biza ntugire icyo usigarana, cyangwa se ntubikorere ko, ariko aya ni amakuru ijuru riduha, ni inyigisho y'umwuka. Ntabwo ndi kwigisha cyane uko umuntu yabona imodoka nziza cyangwa inzu nziza cyangwa umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, mpamya ko iryo somo ntararitambutsa. Ariko mvuga uburyo ki umuntu yaba yubakitse mu buryo bw'umwuka. Noneho uburyo bw'umubiri bwo bura nubwo byo ni umunsi umwe, byo ntabwo byasaba kwigisha iminota 15, 20, 10. Oya, none Bibiliya iravuga ngo nukora ibyiza uremerwa. Elisa yabaye mu rugo, ejo narabibabwiye, ahaba igihe kirengeje umwaka. Bo bakora, ariko umugisha yabasabiye umunsi umwe, nawo ntiwari wuzuye. Nuko avuga ngo ngiye kwimuka, nimuze mbaheshe umugisha. Umwaka utaha nk'iki gihe muzaba mubyaye. Ikihutirwa n'ubugingo bwawe ko bwaba buzima, naho umuhezagiro n'umugisha ntabwo kenshi na kenshi bikunda kwanga. Wapi, si nabyo rero twakigisha isaha yose. Umuntu aramutse yuzuye mwuka wera wo kukubwira ngo Imana iguhe imodoka, mpamya ko bitafata igihe nk'icyo dufata twigisha ijambo ry'Imana. Biramutse ari ukukuvuga ngo habwa inzu, habwa umugore cyangwa umugabo, ibyo bintu ntibyafata. Ni ijambo nyine rikuva mu kanwa, ahubwo ukareba ko unezerewe, ukareba ko wishimye, kuko umuhanuzi guhanura ikintu ni umunezero w'umutima, ni ibyishimo by'umutima, noneho bigakubita mu ijuru. Imana rero iyo ibonye umukiranutsi anezerewe, kuko kenshi na kenshi abakiranutsi bahorana imibabaro n'agahinda, cyangwa se n'intambara. Y'ijuru riciye inzira umuntu akakukoreraho umugisha cyangwa akakugiriraho umugisha, urashobora kumuvumura rwose mu gihe kitarenze amasaha 2, 3. Akarorero nuko Aburahamu yakiriye abashyitsi, baramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzasanga ukikiye umwana. Ibyo bintu ntabwo byabafashe. Uwabiharaniye n'Aburahamu, ubuno nawe ahantu uri mu ruganda usenga, ukataha, unyuraha, Mwami Yesu, Data, Mwuka Wera, ibintu nk'ibyo urabihiga, ubirondere, ubishakishe, urebe nyine uburyo ki wabigeraho, wahura nabyo, ibintu nk'ibyo. Ariko umunsi uzaba umwe, ubone mu rugo rwawe hinjiye umuhanuzi cyangwa ku buzima bwawe, cyangwa distance, wumva Imana ishyiraho itegeko ribe decret, ku buryo rihita rikurikizwa ako kanya, cyangwa se rigahita rishyirwa mu bikorwa, bihite biba itegeko nyine, ariko rihita rishyirwa mu bikorwa. Ibyo rero mu gihe ubitegereje, nicyo cyicyo na Aburahamu yabayemo, ategereje ko yatera inda birananirana, ariko ngo aza kwakira abashyitsi b'umugisha, bahita bashyiraho itegeko ko ibyo bintu n'itariki n'umunsi bigomba kubahirizwa. Ngira ngo rero ni umugisha, ni n'umuhezagiro kuri Aburahamu natwe twese. Nawe rero narindi kukubwira ngo vugurura imisengere, injira mu misengere myiza, ishobora kubohora, ishobora gukiza, ishobora no kwica. Kuko hari igihe mu ivugabutumwa uhura na ba Tobiya na ba Sanibalati bakakwima inzira, bigasaba ko ukoresha imbunda yitwa kwica. Ntugakundire ko abarozi babaho. Niba umurozi amaze igihe aroga yica abantu, arimbura abantu,
igisubizo ni we muhanuzi uri kuri ako gasozi. Rero nagira ngo nguhumurize nkubwire ngo Uwiteka muri kumwe, Umwuka Wera muri kumwe. Aho uri nyine hagume, Uwiteka arakoherereza marayika, natwe ubwacu butuje mu buryo bwo kwigisha, ariko mu minsi iri imbere tuzatangiza ubutumwa bwo gutegeka, tangiza ubutumwa bw'ubutware, tangiza ubutumwa bw'ibimenyetso, n'amazina hano tuyasome, rwose uko niko kuri. Ibyo bintu tubitangaze, tuvuge ngo wowe naka, cyangwa se nubwo tutakuvuga mu izina, ariko tuvuge ngo hano umumama ufite imyaka iyi, mbese dushakishe ibimenyetso bisa nawe Imana yaba yaduhaye, dushakishe iforomo, isura, niturangiza kugira ngo abapagani batakumenya na shitani atakumenya, duce imigani tuvuge ngo kwa Ntuza. Yesu ugeze abwira abantu, arabagira ngo uyu munsi turarira igaburo kwa Ntuza, mugende mutegure. Yangaga abantu bari buhurure bakagira ngo agiye gutubura amafi n'imitsima, batarabatizwa, bataramwizera, bataramwemera, nabo bagahurura muri abo. Rero ntiyahasobanura, ntiyanahavuga, aravuga ngo mugende kwa Ntuza. Ati Ntuza turahabwirwa n'icyo? Ati umuntu muhurira mu nzira yikoreye ikibindi cy'amazi, mumubwire ngo mutegurire icyumba cyiza kinini ari busangiriremo n'abigishwa be, hatajyamo abandi bantu, ari busangiriremo n'abigishwa be, utamuvangira ugashyiramo abandi bantu. Nawe rero ni muri urwo rwego nkwifurije, nkusaba ko mu gihe kitari gito hari icyumba kinini turi busangiriremo iby'ijuru ryateguye, ryateganyije. Ntabwo iyi nyigisho imaze igihe kingana uko kwagusa. Reka soreza aha. Mwami Yesu, ndagushimiye umwanya mwiza uduhaye n'igihe cyiza uduhaye cyo kugira ngo tuyage. Gusenga kwacu gukwiye gukiza, gukwiye kwica, gukwiye kuba ari ugusenga kwa rokora. Turakwinginze rero, uko Esiteri yagusenze, marayika wamwigishije gusenga, marayika wigishije Moridekayi gusenga, marayika wigishaga abigishwa gusenga, marayika wafashije abasogokuruza bagiye basenga bakakubona, natwe watahe mu mitima yacu, twe twizeye iri jambo ryawe. Ntabwo rero turi ibigande, ahubwo turagushimiye ko uduhera ubuntu. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Himbazwa Mana ya Isaka ndetse na Danyeli ndetse na Yakobo, ushyirwe hejuru kubw'ubuntu bwawe none n'iteka ryose. Amen.